Mwaramutse igitondo cyiza, ndabashuje aho muri hose, ndizera yuko muhabyutse amahoro. Turacyari muri za nyigisho zacu z'imyuka irindwi itegetse icyumweru. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa karindwi, ariwo sande ku bavuga icyongereza, dimanche ku bavuga igifaransa. Uyu munsi rero turarebera hamwe umwuka utegetse uwo munsi. Mbibutse yuko nababwiye yuko buri mwuka uyoboye umunsi ukora amasaha 24, kubera yuko n'umunsi ugira amasaha 24. Ubu rero umunsi wo ku cyumweru cyangwa sande, umunsi wo gusenga ibigirwamana, wari umunsi wo gusenga ibigirwamana, umunsi w'Imana y'izuba. Gusenga ibigirwamana ni umwuka uteza abantu kwiga inyigisho z'ibinyoma ziyobya abantu. Ni umwuka uteza abantu gukunda iby'isi n'indirimbo zaho, bagakunda indirimbo z'isi cyane kurenza indirimbo z'Imana, ku buryo usanga uwo muntu ashobora kuba ari mu nzu y'Imana ariko nta ndirimbo y'Imana ajya amenya, habe n'izo mu gitabo, ariko indirimbo zaraye zisohotse ku maradiyo n'ibindi akaba arazizi. Ni umwuka utuma umuntu atamenya mu mutima we kuramya Imana, kuzamurira Imana icyubahiro, kuyiramya. Bibiliya iravuga ngo turi abo yaremye kandi turemera imirimo myiza, kandi Imana yatumye kugira ngo tuyiramye, tuyihimbaze. Rero mu buzima bwacu dukwiye gutoza ubuzima bwacu kuramya Imana, kugira indirimbo ziramya Imana, kuko muri iyi si harimo ubwami bubiri, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Umwami w'isi n'umwami Imana, rero ugomba kugira uruhande ubarizwamo. Igihe rero uririmba ziriya ndirimbo uba uramya umwami w'isi. Ugomba rero gutoza ubuzima bwawe kuramya Imana. Uyu ni umwuka uba ushaka yuko turamya Satani, turirimba indirimbo z'isi. Nawe ukwiye kuramya umwami wawe, ukagira amagambo umubwira, ukagira indirimbo umuramisha. Rero mu buzima bwawe uyu mwuka uteza abantu gukamya indirimbo z'Imana mu buzima bwabo, ugasanga bafite izindi ndirimbo. Rero muri iki gitondo njye nawe tugomba kwisuzuma, ni indirimbo ki dukunda kumva, dutinda hehe, dukunda izihe? Yesu nashimwe cyane. Rero iyi mbaraga nicyo ishinzwe, ishinzwe kuzamura, gusenya abantu muri bo, gusenya mu bantu umwuka ubuza abantu kuramya Imana. Njye nawe rero twisuzume imbaraga iduteza ubuyobe, imbaraga iyobya abantu, imbaraga itanga inyigisho z'ubuyobe zidahuye n'ijambo ry'Imana. Rero buri kintu cyose ugomba kukigenzura, ukareba ese ibi bintu hari ahantu bihuriye n'ijambo ry'Imana, ese nta ngaruka bifite, ibi bintu ugiye gukora nta ngaruka. Ugenzure rero urebe. Uyu ni umwuka uyoboye umunsi wa karindwi, uteza ubuyobe, umunsi wo gusenga ibigirwamana, umunsi inyigisho ziyobya abantu, inyigisho z'ibinyoma, imbaraga iteza abantu gukunda indirimbo z'isi ariko iz'Imana zikaba kure muri bo, imbaraga ituma abantu badasoma Bibiliya, imbaraga inaniza abantu kumenya ijambo ry'Imana. Ibyo byose uyu mwuka nicyo ushinzwe. Kubaho utazi n'ijambo ryakurengera, ryagufasha mu bihe urimo gucamo. Rero Imana ibaha umugisha, usenye iki gicaniro, umenagure uyu myuka. Impamvu nabibigishije ni ukugira ngo bigufashe buri munsi ujye ubyuka, ujye wibuka ngo ariko uyu munsi ni kwa kangahe, ese umwuka uwutegetse ukora uti? Bizagufasha nk'uko nanjye byamfashije, bizadufasha mu rugendo rwacu rwo kumenya Imana, bizadufasha mu rugendo rwacu rwo gusenga. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Imana nziza, turagushimiye muri iki gitondo, tugushimiye kubw'inyigisho waduhaye kandi waduhaye kumenya. Imana nziza, turakwinginze kugira ngo ukomeze kudusobanurira, dusobanukirwe birenzeho. Mu izina rya Yesu, uyu mwuka uyobya, umwuka w'ibigirwamana, inyigisho ziyobya,
inyigisho z'ibinyoma turazisenya mu izina rya Yesu, nko kuduteza kudasoma ijambo ry'Imana, nko kuduteza gukunda indirimbo z'isi. Muri twe ntihabemo indirimbo ziramya Imana, nawe turawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Mana uduhe imbaraga zo kukuramya mu buzima bwacu bwose, tukuzamura icyubahiro. Umuntu wese unyumva, Uwiteka Nyiringabo, reka zino nyigisho zimufashe kandi zihindure imibereho ye. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, amen.